Bridge Sport. Bridge Sport. Yes, ibihe byiza cyane inshuti bakunze ibiganiro bya Bridge Sport. Reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza cyane aho mugiye muherereye hose. Umunsi mwiza wa gatanu w'icyumweru kuri mwese. Ni byiza cyane, ni ibyishimo cyane kongera kubasanga ku mirongo tugenda duhuriraho. Turi tariki 17 ukwezi no kwa mbere 2025. Nizere ko mumeze neza aho mugiye muri hose, ndetse nizere ko muri kugira ibihe byiza cyane. Ni Kigali hari umuvumbi, hari akavura karimo karagwa gake gake, ariko nyine abanyakigali bakubwira ko bari bagakeneye. N'ahandi henshi mu gihugu nizere ko ibintu bimeze neza cyane, haba no hanze y'igihugu nizere ko ibintu biri kugenda biryoha cyane. Uyu munsi mbere ya byose ngewe wasohoza nitwa Ari Cyuzuzo cyangwa se Sanitizer, uko wabishaka kose kabisa. Hanyuma uyu munsi dufite iki? Hari amakuru menshi dufite muri Rayon Sport tugiye kugenda tugarukaho. Amwe ni meza andi si meza. Ntabwo ibintu byose bihora ari umweru gusa, hari igihe bimwe biba umukara, ahandi bikaba umweru, ahandi bikavanga. Ubuzima ntabwo ari umweru, nta nubwo ari n'umukara. Ubuzima bugomba kuba buvangavanze. Muri Murera rero harimo byinshi cyane tugiye kugenda tuganiraho, hari byinshi cyane tugiye kugenda tuvugaho. Ku munsi w'ejo Rayon Sport yasubukuye imyitozo. Abakinnyi babiri ntabwo bigeze bagaragara mu myitozo kubw'impamvu zigiye zitandukanye. Umwe afite uruhushya, undi ni ikibazo cy'amafaranga. Ikibazo cy'akanyenyeri gikomeje kugenda kigora abantu, ariko nanone ubuyobozi bukakubwira ko buri kugenda bubyigaho, bugiye kuba bubikemura. Mu minsi ishize nakubwiraga ko bari gukusanya amafaranga yo kubahemba, imishahara. Ukwezi kwa 12 kugomba guhembwa kwarangiye ku itariki 15 z'uku kwezi, nibwo kwezi kwarangiye. Ibyo byose nibyo tugiye kwenda tuganiraho cyane. Iragwa Haji ntago ari kugaragara mu myitozo kubera ikibazo cy'amafaranga, ari gusoza amasezerano. Ariko nubwo ari gusoza amasezerano, hari amafaranga Rayon Sport imubereyemo. Nawe yazanye systeme ya Aimable Nsabimana. Ese bimeze bite? Biragenda gute? Nibyo tugiye kugenda tuganiraho cyane. Nkubwire uko ibintu bimeze mu Kidanago. Phase retour arimo ikintu kirimo induru. Phase retour isaba kwitonda no gushishoza ku buyobozi bushyashya, nibyo turi kubasaba. Hari byinshi cyane biri gutegurwa, tugiye kugenda tuganiraho cyane. Hanyuma ubuyobozi bugiye gukora iki? Ibyo nibyo ngiye kuba nkubwira. Hanyuma Rayon Sport ngo igiye kuvugurura amasezerano n'umufatanyabikorwa mushyashya. Umufatanyabikorwa bagize witwa Forza Gaming, wa wundi wemeye ko azajya atanga amafaranga kuri Prime. Umurera yicaye iribaza iti gute none umunsi tutatsinze ayo mafaranga ko tuba twayapangiye, umunsi tutatsinze cyangwa twanganyije ko bibaho, bizagenda bite? Nibyaruta amafaranga ukayaduha tukaguramo igikinnyi kijuweri, tukaguramo igikinnyi tukamenya ngo turakiguze. None tutazana abakinnyi iyo prime uzayitanga tutatsinze, tuzaba byagenze bite? Byose rero ni biri kugenda byibazwa cyane muri Rayon Sport. Amasezerano ya miliyoni 40 muri Murera, reka tugende tubiganiraho cyane. Iyi ni Bridge Sport. Njyewe nitwa Ari Cyuzuzo. Nizere ko mumeze neza mu nce zigiye zitandukanye aho mugiye muherereye hose. Imikino y'igikombe cy'intwari yamaze kuba isohoka kabisa ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere, azaba ari kuwa kabiri w'icyumweru. Nibwo ino mikino izaba. Rayon Sport Police Football Club zizaba ziri kurebana mu maso. Rayon Sport ibwira ati ndi kukureba, Police nayo ivuga ati nanjye ndi kukureba. Mashami Events avuga ati ndemo ndabareba. Ubwo turebane mu maso, turebe ninde uratambuka, ninde uratsindira kino gikombe cy'amahoro. Dufite amahirwe menshi ko dushobora kuzabona derby, ni nabyo twifuza cyane. Dushaka kongera kubona stade amahoro yuzuye harimo derby, none turi guhurira ku igikombe cy'intwari tugihatanira. Byose rero nibyo tugiye kugenda tuganiraho cyane. Bifuriza kugira ibihe byiza cyane aho mugiye muherereye hose. Iyi ni Bridge Sport. Ikintu cya mbere ukwiye gukora ukibona ikiganiro no gukanda kuri subscribe kabisa. Niba utarakandaho, nyamuneka ndakwinginze kora kuri subscribe. Ukwiye kuba uri nawe muri uno muryango mugari, ukwiye kuba uri muri Bridge Sport kati hagati cyane. Tunashimira mwe mwese mwamaze kuba mubikora, mwamaze kuba mubitunganya. Ikindi kintu kimwe muba musabwa ni kimwe, no gukanda kuri like, ndetse igitekerezo cyawe n'inyunganizi turabyakira kandi turabyishimira cyane muri kino kiganiro mu by'ukuri. Hanyuma mu bindi bintu byinshi tugomba kugenda tuganiraho, ubwo birumvikana niba wamaze guterekaho subscribe, ukaba wamaze guterekaho na like, wamaze kuhondaho na comment yawe. Harimo abataramu rwose twishimira kubana nabo,
nimugoroba naraye mbonye umumama niba ari n'umukobwa witwa Ingabire Tereza, kangusuhuze cyane. Ingabire Tereza, ushobora kuba ufite ikibazo cy'abantu bakubeshye cyane. Ntabwo hano tubeshya, ntabwo tubeshya. Iyo ibintu bitararangira turakubwira ati ntabwo birarangira, nyamuneka turacyari kubikurikirana, turimo turabigenda runono. Ariko iyo byarangiye tukabwira ati byarangiye, byaba bitararangira tukubwira ko bitararangira. Hanyuma abitwa dufite umukiza Donasiye, nizere ko umeze neza cyane. Twagira Yezu Forodowari, Abdalazak Ismaeli, Boneri gute none bimeze bite? Nizere ko umeze neza cyane. Nizere ko abantu bitwa ba François, abantu bitwa ba Rukundo, abitwa ba Aloyizi Yamuremye, abitwa ba Twishime Joas, nizere ko mumeze neza cyane. Nizere ko mumeze neza cyane. Jeanne, mama Jeanne Mukakaraza, nizere ko umeze neza cyane. Pascal, hanyuma n'abandi menshi, abitwa ba Muhirwa John, Ayishakiye Theoneste, Ntabana Richard, Kariste Usanase, Habimana Pascal, ndetse n'abandi benshi, abitwa ba Arine ni umukobwa dukunda kubana hano kandi turamwishimira cyane, tuzi ko tumeranye neza cyane. Abitwa ba Hitimana Abdara, ba Smart Nahoda, Kanyosha Burundi, Kidanagongo gute none, abitwa ba Munyarukundo n'abitwa ba Muko Nkundimana, mwese ntangiye mbasuhuza cyane ndetse mbifuriza kugira ibihe byiza cyane. Igitekerezo cyawe n'inyunganizi turabyakira hano kandi turabyishimira cyane. Mujye mubiduha cyane kabisa, mujye mutubwira turebe uko ibintu bihagaze nuko ibintu bimeze. Ku munsi w'ejo hari umuntu wagize gutya aranyandikira ndeba ka message hano abantu Abanyarwanda kuki mwarakaye kweri abaranyandikira arambwira ngo nimubarize ngo nzamubarize Mutesi Jolly aho ndabaye Miss ngo imbunda ngo igura ngahe gashaka imbunda. Mbikurikiranye nsanga mu Mutesi Jolly ngo ari umugabo ngo w'inshuti ye ngo ndetse ngo wari mu rukundo ngo witwa Saidi ngo ucuruza imbunda. Imbunda mushaka imbunda zo kumazi mushaka kuzandasa imbunda mushaka izo kuzakoresha iki? Ubwo nuko bimeze, ndaza kukubariza Jolly yagusubiza ra Jolly rwose ngo ni inshuti n'undi mugabo. Ni ibintu bimaze iminsi bivugwa cyane, ubwo abantu bo mu muziki no mu myidagaduro nibo babizi cyane. Ariko umutara muyanyandikiye ngo nimubarize Jolly ngo imbunda igeze kurangaye. Ushaka imbunda yo gukoresha iki wowe? Ushaka imbunda yo kumaza iki? Hanyuma muri kino cyumweru hari ibintu byinshi cyane rwose biba biri kugenda bizenguruka cyane, ubona ko bisetsa, ubona nyine ari ibintu byiza cyane. Nabonye na wa mukobwa umwe mu bahanzi batoya dufite baririmba indirimbo z'Imana, nawe yarongowe n'umugabo w'Umunya-Burkina Faso. Umugabo w'Umunya-Burkina Faso rwose akaba avuze ati ndakura umukobwa mwiza hano mujyana w'umugore wanjye. Nabonye na Viva yabitangaje. Viva uvandimwe wanjye Gilbert kabisa kuri Viva Rayon Sport TV ku mugoroba yaducanzemo inkuru atubwira ati baramujyanye. Turavuga ati reka gute none Viva arakugendera ntibagiye mu murenge, sinzi aho yakuye sinzi ahantu yakuye icyemezo cya cyemezo certificate arayizana. Aravuga ati gute none abantu mu makanya bimeze bite? Turayamanika turavuga ati Viva umuhanzi baramujyanye, ubwo nyine dutuze. Ariko ngiye kuva bamujyana kugeza none sindamenya kubatandukanya. Ndavuga ngo ni Vestina na Dorcas, ntabwo nzi kubatandukanya. Iyo bicanze baransobanura ngo uyu nguyu ni Vestina, uyu ni Dorcas. Bakwicanga gutya nkatanyoberwa kubatandukanya bigata byongera bikancanga. Ubwo rero nuko bimeze. Uwitwa Vestina yaraye arongo Viva inkuru nayikuye kwa Viva yambwiye ati baramujyanye nihaye byo kumuhakanya njya kuzana certificate. Viva reka musuhuze kabisa, no mutaramo wanjye dukorana umunsi ku munsi, tuba turi muri Rayon Sport twicangamo buri munsi, duterana imitego duterana kabisa, tugenda tureba ko ibintu bimeze. Namubwira ngo Viva muri iyi minsi nta gusinzira, transfer zigiye kumanuka muri kino cyumweru, tugiye kujya turara amajoro ku kibuga cy'indege twakira abakinnyi buri kanya. Yes, ni Viva niwe n'umuvandimwe wanjye mbamusuhuza cyane ndetse tumwifuriza kugira ibihe byiza cyane kabisa, akazi gakomeze gakorwe neza cyane. Yes, reka manuke cyane muri ano makuru agiye atandukanye tugiye kugenda tuganiraho kano kanya. Ubwo ikintu wamenya ni reka mpere ku cyitwa imyitozo. Yego
kamere ku myitozo kugira ngo mubwire gatoya ikibazo cyavutse muri Rayon Sport kuri uyu mugoroba cyagenze gite. Ni imyitozo Rayon Sport yaraye isubukuye, abakinnyi bose basubukura imyitozo, bari babahaye ikiruhuko cy'iminsi 4 guhera kwa urabizi ihene ikimara kurya mucoma ihuye kwa gatandatu. Kwa gatandatu ihene yariye mucoma bukeye irya nyirakabari. Icyo gihe twazamutse muri weekend tuvuga tuti ibintu byakomeye tugiye kongera dusubiremo bushyashya. Niho uwitwa Umureyo wese twafashe ikiruhuko cy'iminsi 4. Abakinnyi bose ba Rayon Sport bafata ikiruhuko cy'iminsi 4. Bamaze gufata ikiruhuko cy'iminsi 4, turavuga tuti nyuma y'iyi minsi 4 turasubukura imyitozo. Kuri uyu wa kane rero imyitozo yari yasubukuwe. Imyitozo ikimara gusubukurwa, abakinnyi bose bitabira imyitozo nkuko bisanzwe. Ku isaha y'isa 9 nibwo imyitozo ibiteganyijwe. Mu myitozo hari abakinnyi babiri batagaragaye mu myitozo. Ukwiye kumenya impamvu batagaragaye mu myitozo. Uwitwa Ndayishimiye Richard David, uyu murundi ukinira ikipe ya Rayon Sport hagati mu kibuga, ntago yagaragaye mu myitozo. Byatewe n'iki? Uwitwa Iraguha Haji nawe ntiyagaragaye mu myitozo. Byatewe n'iki? Urumva twebwe tugeze ku myitozo turaranya tukavuga tuti ese line-up bose barahari? Abadahari abafite imvune ni bande? Ubwo urumva tuba ducaracara tureba mu makuru ni iki gihari. Ndayishimiye Richard David ubuyobozi bwari bwamuhaye uruhushya, iwabo ni hafi, mu gihugu cy'u Burundi ni hafi, ntago nzi ukuntu abigenza. Meruka imipaka neva yarayifunze. Smart ariko se Smart nahoda ko kuri derby yararina. Smart nahoda wanyuze cyaka kujya mu Burundi ariko nabuza ahantu nyura. Meruka imipaka neva yarayifunze ariko Richard ni sumbundi umwana utayi wabo undi bamubuza gutaha. Ari mu kazi n'umukinnyi. Ntago wavuga ngo umukinnyi ngo sinzi ko apfa gutangira umukino kandi n'umustar arazwa hamagarwa no mu ikipe y'igihugu. Baramuhamagaye rero arataha agiye wabo bamuhurushya, ubuyobozi bumuhurushya baramubwira ati iminsi urumva kuwa 4, niba ari kuwa 4 ubwo we ushobora kuba ataragarutse n'ikigaragaye takomeza. Urumva iyo urihuye ni birometero 110 ugahita ugera ku mupaka, ugahita ugera ku Kanyaru, ashobora kuba arahise abifatira akavuga ati reka nikoze mu rugo nzahite ngaruka. Richard Ndayishimiye rero nyuma yo kumuhaba uruhushya, ubuyobozi bwa Rayon Sport bwamukubise uruhushya baramubwira ati genda ntacyo ariko uzahita ugaruka dukora imyitozo. Ejo rero ntago yagarutse mu myitozo, ubwo birumvikana ko yakereweho umunsi umwe, ariko nyine mu gukererwaho umunsi umwe aba yabivuze. Iyo niyo mpamvu itatumye agaragara mu myitozo. Bivuze ngo araza gukora imyitozo uyu munsi cyangwa se ejo yakora imyitozo, kubera ko muri no weekend nta mikino ihari. Imikino iri nyine turakomeza paka mu ntuza y'amahoro, mu gikombe cy'intwari, pani cy'amahoro, gikombe cy'intwari niho bagomba kugaruka. Ariko mbere yaho ugomba gufata icyumweru cyose ukora imyitozo. Richard Ndayishimiye rero nta wari uhari. Kubw'iyo mpamvu uruhushya rwo ararufite. Aho nta kibazo na kimwe twagizeho. Tukimara kumenya ko yahawe uruhushya, yegukerewe umunsi umwe, ariko nyine ubwo umwana wagiye iwabo byanga byemera, ashobora kuba kiri n'iki mu rugo, ariko ubwo ukamenya ko ari uko bimeze. Hanyuma Iraguha Haji we Iraguha Haji hari ikibazo cy'amasezerano atari kuba atubahirijwe muri Rayon Sport. Ukubise ku ruhande rumwe kuri Iraguha Haji akubwira ko Iraguha Haji afite ikibazo mu rugo afite umugore burya n'umwana. Iraguha Haji ushobora kumubona ukabona ni umusore ukiri muto ariko afite umugore n'umwana, afite ikibazo rero ngo cy'uburwayi, niba ari umumama we cyangwa se umumama w'umwana we, umugore we afite ngo ikibazo cy'uburwayi. Yaragerageje rwose ngo kugira amafaranga makeya muspendinga aho kugira ngo barebe ko yamuvuza. Muri iyi minsi abantu benshi barwaye za malaria, sinzi impamvu. Ushobora no kunkurikira ugasanga ushobora kuburi no kunkurikira nawe uyirwaye. Birasaba nyine RBC nabonye iri kongera ubukangurambaga, murare mu nzitiramibu, hari ya miti bisiga irinda abantu imibu. Nyamuneka ikipe gukeneye uri muzima, nawe ubwawe n'umuryango wawe ukeneye uri muzima, ntabwo ugukeneye urwaye. Niyo mpamvu bakubwira ngo muri iyi minsi malaria yateye cyane. Nabonye abantu benshi barwaye malaria pe. Niyo mpamvu tukangurira n'ababyeyi bacu ba mama Jeanne, nizere ko abantu mukuzeho mwirinde malaria, irica iyo yisanze n'abasirikare bahagije ufite mu mubiri, ari gihite kubirindura rwose. Niyo mpamvu tubwira ngo mugerageze zino ngamba tuzubahirize. So natetse rero ko uno mudamu wa Haji ashobora kuba yaragize yewe ikibazo cya malaria. Haji ngo akenera amafaranga. Mu mafaranga akeneye nubwo Haji ari gusoza amasezerano, Haji ariko hari amafaranga ya recruitment ikipe kimubereyemo. Namaze kumenya ko ashobora kuba ari amafaranga atarenze miliyoni 2. Ngo ni miliyoni 2 ya recruitment amubereyemo.
Haji akayishyuza akavuga ati kajya kwishyuza n'amafaranga yanjye. Nta muntu wishyuza hatinditse, nta muntu wishyuza hatinditse. Burya nugira amahirwe ukindika ahantu uzavuga ati ntacyo nubwo wanyambura ariko ariyo basi njya kwishyuza. Haji yikoza ku biro bya Rayon Sport, ahasanga umumama witwa Liliane aramubwira ati kugeza kano kanya nta mafaranga mfite, nawe urabizi ibibazo turimo, tugiye guhemba n'iki ibintu byose, nta mafaranga ya recruitment ntayo mfite. Perezida se ko mushaka? Perezida nawe urabizi ari maze iminsi ari kwirukanka mu banyamuryango dushaka amafaranga ya recruitment, ntago wapfa kumubona. Haji arataha, akimara gutaha ntabwo yigeze abyuka ngo aze mu myitozo. Ahise avuga ati ubwo mu mpamagare ni munyenera. Ntabwo yigeze avuga ngo ndaje mu myitozo. Imyitozo yahise yisiba. Urumva rero nibwo twamenye ikibazo cye. Twumvaga nyine nta kibazo, ariko aravuga ati nge nagiye kwishyuza, hari amafaranga abandimo sinayabona, niyo mpamvu nanjye bino ndi kubikora. Ariko nanone bano bakinnyi nubwo system yo mu Rwanda ntabwo tuzi kuntu iteye, ariko nanone ugerageje kumva impande zombi, ushobora kumva impande zombi. Guys, ushobora kumva impande zombi. Ntabwo nyine ufite ikibazo mu rugo, ntabwo wajya mu kibuga ngo byemere, ntabwo wakora imyitozo ngo byemere. Uzi ngo wasize mu rugo inyuma yawe hari ikibazo kandi ari wowe ufite responsibility yo kugikemura. Mfite ikibazo inyuma ntabwo naza hano kuri mikoro ngo byemere. Byanga byemere ushobora kuza kuri mikoro ibyo nje kuvuga cyangwa nateguye hano unabyibagirwa cyangwa nkabicanga kumva ndi kuvuga ibintu bidasobanutse. Iyo ufite ikibazo byanga byemera biragorana cyane. Famille, abantu bafite za famille ndabizi ukuntu biba bigoye. Papa Kazahabu, wajya kuri stade usize Kazahabu afite ikibazo? Ntabwo bishoboka. Wataba bakakubaza bati gute none sha ujya kuri stade wasize mu rugo hari ikibazo? Ntabwo byakwemera. Ntabwo wasiga mama Kazahabu atari ibintu bitameze neza ngo uvuge ngo ngiye ngo muri Murera. Oya barakubwira ati biza gushuka abantu hano. Nicyo kibazo rero Iraguha Haji yagize. Iraguha Haji nakubise mu kijyanye n'ubuyobozi ngira ngo nkuremo amakuru. Nta makuru menshi ari kuvamo ku kibazo cya Iraguha Haji, ariko uwo twagerageje kuvugana yambwiye ngo ikibazo cya Iraguha Haji bari kugikurikirana. Ntago ari amafaranga menshi, wenda bishobora kuba ari n'ibiganiro. Burya umukinnyi ushobora kumubwira nese mu Rwanda system y'ubuvuzi dufite, nubwo indwara yose waba ufite ibihumbi nk'ijana cyangwa 200 muri systeme zacu muze wacu Kagame yatwubakiye. Sinekereza ko ayo mafaranga atavuza umuntu. So ubwo rero no kuvuga ngo uko byamera kose, uko byagenda kose, uwitwa Iraguha Haji ikibazo cye kigomba gukemuka. Recruitment yose ashobora kutayibona, iyo ngiyo yose wenda miliyoni 2 ashobora kutayibona, cyangwa se bakamubwira ati reka tubiganireho gutya. Ariko nanone nyuma yo kutabibona ugasanga wenda ari na make bamuhaye yo kuba kemuza ibibazo bye mu rugo, hanyuma agakomeza imyitozo. Nico kibazo rero cy'imyitozo gihe kidahari. Kugeza ubu niyo nkuru itari nziza iri muri Rayon Sport, kubera ko ari umukinnyi yo kwishyuza recruitment utari mu myitozo. Muri iyi minsi ntago ari gukina, ari muri meforume. Ariko ibyo byose nibitera mu meforume umuntu. Ibyo byose nibituma nyine umuntu atamera neza. Ariko nubwo ari muri meforume, ku mukino wa Polisi yarakinnye igihe Kevin yavunikaga kandi yatanze umusaruro. Ku mukino wa Mukura turemera ko twese byaranze nk'ikipe, ntawe ubura n'undi, ntawe ureba undi mu maso, byaranze nk'ikipe. Ibyo buri wese yagerageje byaranze, ibyo Faringanya yagerageje byaranze, Adama yaragerageje biranga, Baumani nyingi bararwanye biranga, hagati mu kibuga Pasefu bageze aho bajyamo na ba Kevin barwana byaranze nk'ikipe yose. Ntago turenganya umuntu ngo twaratsinzwe, ngo uri muri meforume twaratsinzwe, no. Ariko nanone ibibazo nk'ibyo bituma umuntu yata meforume, yajya muri meforume kabisa akaba yata forume. Ubwo niko bimeze. Abo n'abakinnyi babiri batari mu myitozo, ariko dutegereje ubwo n'abakinnyi babiri batakoze imyitozo ku munsi w'ejo. Nagiraga hano tubanze tumenye cyangwa se tuganire ku mpamvu batakoze imyitozo. Impamvu wayimenye. Ndayishimiye Richard afite uruhushya, Iraguha Haji kibazo cy'iki cyakanyenyeri nicyo gifite ikibazo. Hanyuma ubuyobozi bwa Rayon Sport bimeze gute kano kanya? Ushobora kumva wenda batari kuvuga mu itangazamakuru cyane, ese bahugiye mu biki? Bimeze bite? Mu minsi yashize bari kutubwira ko bari kwirukanka mu bijyanye n'amarekritoma. Amarekritoma hari ikintu kimwe cyiza bakozemo. Baraturetse tuvuga abakinnyi pe, bose abakinnyi bose bavugishijwe. Baraturetse turabavuga, ariko ntabwo tuzi ngo uwanyawe uwo bo bahisemo n'uwuhe. Iyo nayo ni strategy. Ntabwo wamenya ko Gapapu ndayitera ndi.
ba bake birukanga muri gapapu ntabwo wamenya ngo gapapu urayitera nde. Barakubwira ati okay, abataka bavuga ari batatu nta kibazo, abawinga bavuga ari batatu nta kibazo, n'aba mediateri bavuga ari batatu cyangwa babiri nta kibazo. Uramenya twarahisemo nde, uramenya bimeze bite. Bakakubaza bati gute none, uramenya ari indi, uramenya bigenze bite. Niko bimeze. Hanyuma ubuyobozi bumaze iminsi buri kwirukanga muri bino bintu. Ku munsi w'ejo hazaba inama, urumva ko umusibejo kwa kane haba inama mu gitondo, bemeranya ko ku munsi wo kwa gatandatu, ubwo munsi wo kwa gatandatu nejo bazakora indi nama yose yo kuzuza ibyo basezeranye. Niba basezeranye ngo tugiye kuzana amafaranga buri wese atange hari miliyoni n'igice, buri wese nyina afite yo yemeye, abari bayafite bose bayatanga. Abari bavuze bati ndabanza mbiganira na famille, bari abagabo n'abagabo baba bafite na za management ziremereye, ntago kuza ngo apfe guterura, abanza kubiganiraho na famille akavuga ati ikipe turayigenera ngahe muri uyu mwaka kugira ngo business zacu zikomeze niki. Habareyo benshi nyine baba bakeneye kubanza bakavugana na famille mbere yo kuzana amafaranga. Abo rero baba bakeneye iminsi nk'ibiri cyangwa umwe kugira ngo bagende nyine bayazane. Bemeje rero ko kuri uyu wa gatandatu nabwo bazakora indi nama yo kuzuza ibyo basezeranye. Bamara kuzuza ibyo basezeranye bakamenya ngo amafaranga ya nyayo dufite niba ni miliyoni 100, niba ari miliyoni 80, niba ari miliyoni 50, aya nyayo dufite nangahe kugira ngo tugereranyije n'abakinnyi dukeneye tureba abura, kubera ko abura Skol yamaze kubabwira ko izabaterekeraho. Skol yavuze ati murebe nyine abura, nimo bifate nkaho natwe nyine tumanutsemo. Twebwe turavuga tuti tuzajya dukora tera intambwe ya mbere basi zinde ebyiri nzitere zibe 3 cyangwa zibe 5, teri ya mbere ni ya kabiri nanjye ndebe ko ari cyo nakora. Iko niko Skol babwira, kubera ko Skol yo amafaranga yanditse mu bitabo yamaze kuyatanga. Ibi ngibi ni nka faveri bivuga ati natwe yo mumeze neza natwe tuba tumeze neza, turaba partenaire bakomeye. Iyo mwacuruje abakinnyi bagatsinda ibintu bikamera neza, natwe turacuruza bikamera neza. Niyo mpamvu bakubwira ngo mutere intambwe ya mbere natwe turatera iya kabiri. Yari Skol. Ku munsi w'ejo rero kwa gatandatu hazaba inama hakiri kare mu gitondo kare cyane. Hakiri kare cyane abagabo bagiye batanga amafaranga, harimo ba Tadeyo, ba Muvunyi, harimo ba Haji Kanyabugabo, ba Jemuve, ba Dogiteri Furaha Jean Marie Vianney, ngo nawe Kanyenyeri niki ba Kanyabugabo nabo bagiye bikora mu mitana bakavuga bati natwe reka dushyireho byanga byemera, dukeneye abataka, dukeneye abakinnyi, dukeneye gukora transfer muri uku kwa mbere. Icyo nicyo bagendaga bavuga. Ku munsi w'ejo rero ngo hazaba inama yo kuzuza ibyo byose. Iyo nama ni yuzuru, niyo mpamvu nabwiraga ngo niyo mpamvu mbwiye viva muri kino cyumweru tugiye gutangira nta muntu uzongera gusinzira. Ni ukujya twirera ku kibuga cy'indege, no gushaka ahantu twicara hariya na kamera zikajya zihora zicanye, kuko tugiye kwakira abakinnyi imyakaka igiye kumanuka. Bagiye kubamanura rimwe, baraganiye byose byararangiye. Ikibura ni ikijyanye n'amafaranga. Kanyenyeri baganiriye n'abakinnyi barenga 6. Mu kanya gato ndaza kukubwira n'undi mukinnyi muri Maniema nawe bamaze kuganiza. Ni ukuvuga ngo uwo bazajya bageraho bakabona ibyo ntibisobanutse cyangwa se ikipe bagasanga kuzana ibintu byashwagara bagara, bazajya bafite alternative nk'ebyiri cyangwa 3. Bavuga ngo tuje kuri wowe bwa mbere, nuzana ibintu byashwagara bagara tufite uwa kabiri nawe mu yingana. Kanya gato reka nze nkubwire undi mukinnyi ukina muri Maniema bamaze kuba bavugana. Twibaza tuti bimeze bite gute none uyu mugabo witwa Titan Mbala Obedi, imyaka 22 w'umukongomani. Mu minsi yashize rero uravuga ati ni gute twabaho tuzafite umukongomani ubundi mukongomani ahantu hose ari umukongomani. Umenya ko fimbo zirakubitwa, umenya ko nyine ni ba bantu baba bakeneye spectacle bashobora no kuba bashimisha n'abafana. So icyo rero cyatumye ubuyobozi bupanga ko bugomba guhura kuri wa gatandatu. Ibyo mubimenye, kuri uyu wa gatandatu abayobozi baraza kuba bacakirana, baraza kuba bahura baganire ibyanyuma. Muri kino cyumweru tugiye gutangira kiraza kumanuka. Babakinnyi bose twababwiye, uramenya ngo Fahad Bayaraza cyangwa ntago ari uzaraza Milton Kalisa, ubimenye. Umenye ngo Ojera araza cyangwa araza Jude Mugabi n'induza hagataho. Umenye ngo Joseph Saki ni uza cyangwa haraza undi uza ninde. Ibyo ngibyo turaza kubimenya mu mpera z'iki cyumweru. Ya Sport ngo aritonze, iravuga ati reka twitonde tureke abantu iyo nkundura yo kugura wihuse cyane ivemo, tubanze tugire
cyane cyane ko mu nama y'ejo muri kuwa kane Jean Fidel nawe ngo yarababwiye ati ikintu cyitwa guhubuka mu cyihorere, ati narahubaguritse mu minsi yashize, ati bavugaga umukinnyi nkata mvuga ati icyo gikoko ni mukizane nahagere naha nkasanga bafunga baro kigate kitega kikagwa hasi. Jean Fidel akibaza ati gute none ni gute nazanye no muntu gute, ni gute nisanze hano hantu. Jean Fidel aravuga ati mwitonde nanjye ndahari, maze kugira connection zijyanye n'abakinnyi, yamaze kumenyana n'abagent benshi, nanamenye Patrick namaze kumenya ko yashinze ngo kampani ishinzwe kugurisha abakinnyi. Ubu ngubu mwakorana mu buryo bw'amasezerano, akagushakira abakinnyi bazima mu buryo bw'amasezerano, hapana bya bindi yabishakaga ari mu kazi washaka no wenda abantu benshi bakajya bamushinja ngo ni injyawo, ariko yaravuze ati nta n'injyawo nariye, twarikopeshaga aho abakinnyi batubereye flop byari ngombwa ko twikopesha. Ubu rero nta bintu byo kwikopesha. Ubu Jean Fidel yavuze ati mwitonde tugura abakinnyi bazima bameze neza cyane. Ubwo rero muri no weekend nibwo turatangira kugira gute, turatangira kugenda tubabona. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bukwiye kumenya ikintu kimwe, ari nicyo abafana babasaba muri retour. Burya niho champion ikinwa, ibyo bintu mubimenye. Retour champion ibikinwa, umva impamvu retour muri retour champion ikinwa. Iyo umuntu ashaka gutwara igikombe agitwara mu mikino ya retour. Iyi kipe iramanuka ibigaragaza muri retour. Iyi kipe izaguma mu cyiciro cya mbere, either iba yarabonye amanota yayo muri phase 30 akuzura, cyangwa se waba udashaka amahane ugakorera retour ugakora ibintu byawe. Umva impamvu retour igorana cyane, nawe unyumvire. Retour ano makipe menshi ya karere y'uturere budget ziba zararangiye, guhemba ari induru, guhemba ari ibibazo. Ikindi cya kabiri, aya makipe yose ashingiye ku bigo bya leta, ubwo ndavuga polisi, APR n'iki zose, izi ngizi ziba zimaze kumenya ahantu zifite intege nke, ziba zimaze kubona projet y'imbere uko imeze, ziba zinashobora gufata amafaranga menshi zigashora muri retour. Baba babona aho bakwiye gushyira imbaraga. Ikindi cya gatatu, muri retour amakipe adafite squad nini abatangiye gucika imbaraga, abatangiye kugira ute gucika imbaraga. Umukinnyi runaka yaravunitse maze amezi abiri adahembwa, nk'ubu Muhazi maze amezi angahe idahembwa. Ubwo ayo ngiyo kuyikuraho amanota ni kwisha manene. Irajya guhura na Rayon, hari indi kipe irazebwira ati turabahemba y'amezi yose mutahembye sha, muyice. Bakaza bakina nk'abiyahu, bagakina nka Shababu nyine, bakakina nka bawandi bavuga bati ni do or die, ni kufa kupona, turica umuntu baduhe kara kanyenyeri kacu tukarye nabo. Urumva niko bimeze. Niyo mpamvu shampiyona bisaba induru, abari habari, abari induru ziremereye cyane mu gice cya kabiri cya shampiyona. Mu gice cya kabiri cya shampiyona, iyo ikipe yamaze kuzuza amanota 30 yo kutamanuka, iba yemerewe yanagurisha. Abantu benshi tujya dushinja kugurisha imikino, ugahura n'ikipe ukayitandika bine retour afazare yaragutsinze, ukavuga se none se abakinnyi barapfuye, abakinnyi barabyanze, kumbi tayari bavuze ati tayari twamanota yo kuguma mu cyiciro cya mbere turayafite. Ugasanga Tenseri irebye mu maso wa AS Kigali irayibaje ati gute none, kumbi niki abataramu baravuga ati amanota yo kutamanuka turayafite, ntituzatwara igikombe, ntituzanamanuka. Hagati aho uri gukora iki? Nugusunika. Ikipe ikeneye amanota yo kutamanuka irakubwira ati dupange, bagapanga. Champion yacu nayibamo ibiganiro byinshi, ngiye nabibonye ejo bundi bajya gusubira ako Ferwafa nayo nko Ferwafa tutapfa kuyizera. Rwanda Premier League kwa haji bakwiye naho kwiga ikintu bita kubana champion ibirimo ibiganiro, nta champion ibirimo. Champion ngo APR yaganiye na polisi ngo barumva ngo basubika umukino. Muri kuganira muganira ibiki? Muraganira mufatanyije ingamba, muraganira mufatanyije urugendo ureze ko akora ibye. Ngo runaka yaganiye na runaka ngo basaba Ferwafa gusubika umukino. Ariko nyagasani iyi champion iyi umupira n'utadusaza nitwe tuzawusaza narabibonye, bizagorana, induru zizavuga. So ni gutyo bimeze rero, nuko bihagaze. Ubwo bivuze ngo ubuyobozi bwa Rayon Sport icyo busabwa no gufunga detail zose muri phase retour. Urabizi ko phase retour ariho hatwarirwa igikombe. Rayon Sport ikorera amanota 36, mu manota 45 yashobokaga ikuremo 36. Urebye kuri performance ni byiza,
amanota 36 muri 45. Andi 45 uramutse ubonyemo andi manota 36 urumva wabugize amanota 72. Amanota 72 wemerewe gutwara igikombe. Ubundi ni nayo Rayon Sport isabwa kongera gutakaza umukino umwe. Ubundi indi mikino 12 kayitsinda wenda ikanganya n'indi 3. Aho ngaho ntabwo ba witaye kuba ari inyuma yawe, ariko hari inyuma yawe haba ari bikenyeri n'ubundi nabyo byigwa bikubitwa bihondagura. Aho ngaho ibyo bikenyeri urabyihorera ugakura utuntu twawe. Rayon Sport abafana bari gusaba ubuyobozi ikintu kijyanye no kuba bafunga details zose muri phase retour, ari nabyo ubuyobozi buri gukora bushaka kujya ku isoko bujya kugura bano bakina. Ubwo rero nicyo navuga ku kijyanye n'ubuyobozi, ni message kabisa igomba guhabwa ubuyobozi uko byamera kose. Gufunga detail nekereza ko babizi cyane. Hanyuma Rayon Sport ngo ishaka kuvugurura amasezerano n'umufatanyabikorwa wayo witwa Forza Gaming Rwanda. Iyi Forza baherutse kugirana amasezerano. Forza Gaming irayibwira iti tuzabaha miliyoni 85. Ubwo imikino yari 17 bagiranye amasezerano, imikino ikiri 17 ngo basigaye 15. Kuri tukajya tubaha miliyoni 5 za prime de match ganye, prime y'umukino mwatsinze miliyoni 5. Rayon Sport kimara gukubitwa na Mukura, Forza irayibwira ati gute none turaha prime batatsinze se. Rayon Sport bitekereza aravuga ati aka kantu harimo akagobeko. Izo miliyoni za prime nimuziduhe nimumara kuzidukubita twebwe tugura abakinnyi, tuzatsinda n'abakinnyi dufite, tugura abakinnyi noneho batsinde prime, abafana bazadufasha kuyitanga ntacyo. None iyi Forza Gaming nayo ikavuga iti ntitugiranye amasezerano ameze gutyo, byasaba ko wenda mutwambara ku myenda. Rayon Sport irambara Forza Gaming hehe sasa, uretse wenda kuyamamaza ku modoka, kuyamamaza ku mbuga nkoranyambaga. Buriya Rayon Sport ku mbuga nkoranyambaga Ngabo Robeni agerageza gushishikariza abariyo bose kubetinga imikino ya online cyangwa se imikino y'amahirwe bakoresheje Forza Gaming. Gutya mujya mu betinga ku matelefoni mukoresha izindi bet. Rayon Sport irakubwira ngo uzakoreshe Forza Gaming ubetinga, nibwo nako kanyenyeri kawe nubwo umuzungu yakenyerera aho bya Arsenal bikanganya cyangwa byamaniye bikazana ibintu by'ubuzembe. Honye nijoro rwose yari yarishije abantu imitima yenda kuvamo. Afana ba mani mushobora kuzajya mutwara amanota mukajya kwivuza umutima. Ariko ako kanyenyeri niba kagiye basi n'ikipe yawe iboneho. Nicyo Rayon Sport ikubwira. Hanyuma rero amasezerano agomba kuvugururwa, ariko nanone wamugana abantu bakibaza bati none niba umufatanyabikorwa kwemereye ngo azajya guhemba, azajya guhara uko watsinze nudatsinda se. Umufatanyabikorwa yo amafaranga niba yemeye kuyasohora, niba avuze ati muramutse mutsinze imikino yose musigaranye bakamenya ngo ni miliyoni 85, ntago babazi zo muzatsinda nizo muzatsindwa, byumvikana ko amafaranga yose bayarayatwema bagashyira ku ruhande aho batayanayareye. None kugira ngo uyu nusuraho eshanu kuko natsinze wateruye byose ukamereza, nubundi tukagirana amasezerano ko nubundi ibyo dukora nubundi bisanzwe. Wowe wimbwira ngo aya mafaranga ngo naya prime hoya yankubite dutsinde match, tuguremo n'abakinnyi dutsinde match, tuzajya tuyakoramo dutanga prime nacyo ariko tuyafite. Haho n'umuntu ashobora kukubwira ngo nabaye nkuru y'urugero. Ni nk'uko umuntu ashobora kukubwira ati nkwemereye ifu y'ubugari 10 by'ifu y'ubugari, ntose uzabiriya gute nta bishyimbo ufite nta mboga. Yayaguhereza amafaranga y'10 by'ubugari ukaguramo 5 ndo ukaguramo udushyimbo ukashyira imbere y'ishati. Niko bimeze. Ibyo rero nibyo Rayon Sport ishaka. Widutega ko uzaduheshane uko twatsinze tukwita amafaranga twebwe tube tugura n'abakinnyi. Rose abakinnyi bazatsinda gute nyine n'abakinnyi dufite? Dushaka umwata ko igikoko. Urabona ko turi gustaraguringa dukusanya amafaranga. Kubita amafaranga hano tugure n'ubundi amasezerano dufitanye tuzakomeza kubahiriza uko bimeze. Niyo wakwemera tukakwambara ku myenda, kuko wowe ucuruza, ntabwo ucuruza kuko twatsinze gusa. Niyo twatsinzwe uracuruza kuko izina ryawe riravugwa ku kibuga, amabanderole arahari, ibitangazamakuru bizafotora icyo gihe
nkanjye hano iyo tugiye gufotora Rayon Sport ntabwo tuvuga ngo Foruza ngo niyegereyo, oya ibirimo twatsindwa tutatsindwa izina ryawe riravugwa. Murera arakubwira ati uyu mutego nke gushyiramo akantu k'akagobeko kantu k'incunduramo kagabanye, muduhereza amafaranga dukora ibyo tugomba gukora, n'ubundi amasezerano tugiranye tuzakomeza tuyagirana. Ibyo nibyo Murera ipropose. Iyi rero Rwanda Foruza Gaming Rwanda ikabikubwira ko igiye ngo kwicara ikaba yafata amafaranga agera kuri miliyoni 40, ikaba yazongera ku zindi igashyira muri Rayon Sport, hanyuma zikajya zambarwa, Foruza Gaming ikajya yambarwa ku mwenda, ku kaboko, ku ishati, ku kaboko. Ndatekereza ko amasezerano ya Chop Life sesi yarangiye. Amasezerano na Chop Life ashobora kuba yararangiye, ubwo aho ngaho niho hatajya Foruza Gaming. Ubwo Foruza nayo ikamenya ngo igomba kwambarwa ariko akanyenyerera gatanze imbere. Bira score ikora. Ntabwo score yakubera ngo ngo amafaranga ngo buri match. Nose watsinzwe byagenda bite? Prime, amasezerano yo kuduha prime twatsinze twatsinzwe ntituyabone ngo tugire ibyo dukosora. Nose ubu haje ntari kwishyuza. Haje arimo arishyuza. Haje niba ari kwishyuza akeneye akanyenyeri. Ejo dushobora kumva nundi ukwezi kwarangiye ntaga amafaranga aragera kuri konte zabo nubwo ahari, ariko amafaranga arakenewe. Foruza Gaming tanga akanyenyeri, ibintu byo kudutega ngo kuri match twatsinze, ibyo bintu mubyihweze mubyibagirwa, ibyo bintu mubyihweze rwose. Kubitama akanyenyeri hano umuntu ahemba amafaranga birangire bive mu nzira. Ubwo rero ni gutyo bimeze, nuko bihagaze mwabantu. So muri Rayon Sport rero ubwo niyo makuru ari kugenda avugwamo cyane kugeza kano kanya. Abafatanyabikorwa Rayon Sport iri mu ihurizo ku munsi w'ejo, umunsi w'ejo inama izaba. Byinshi cyane biraza kuba muri iyo nama, ndetse ndi kugerageza gushakisha nimero za bamwe mu batumiwe muri iyo nama kugira ngo tumenye nyirizina. Ese iyi nama ntigiye gutangarizwamo amazina agiye kumanuka? Ese niyo igiye kuba ari inama yakora ibigiye bitandukanye? Iyo nama tugiye kumenya ni ibiki bigiye kuvugirwamo muri Rayon Sport. Njyewe rero nitwa Ari Cyuzuzo, ndi umuhungu wanyu, ngira ngo ntago nabyihakana, sanzwe ndi umuhungu wanyu. Ino chaîne ni yanyu, bayita Bridge Sport, ni yanyu, nimwe mwayizamuye, nimwe mugejeje ahigera, ni namwe muzakomeza kuyibera urutirigongo paka igeze no ku bindi bintu biremereye cyane tugomba kugeraho muri uno mwaka. Reka mbashimire cyane, kambifurize kugira ibihe byiza cyane mu nce nyinshi zigiye zitandukanye muherereyemo. Mukomeze kubana natwe. Ikintu cya mbere ni subscribe niba waramaze kuyiterekaho, ikindi ni comment ndetse na like. Ntekereza ko imikino hano ni buri munsi nakagaruka, tuba turi hano buri kanya kabisa tugenda duhumanuka na breaking news zigiye zitandukanye. Ubwo rero nizere ko mukomeza kugira ibihe byiza cyane, nizere ko muza gukomeza kunogerwa na gahunda zose mugiye muherereyemo. Njyewe nabwira nti ciao. Bridge Sport. Bridge Sport.